iri juru ntabwo ari iryaso. Iri juru rifite kondisiyo, rifite umuntu urijyamo uko ameze n'uko ahagaze. Niyo mpamvu abana babati yari umukobwa w'urukundo. Iyo ufite urukundo ibintu byose bihagarara hejuru. Dukomereye samaki menshi cyane. Nyuma ninjye wagiye kumuzana umwana, turakomezanya urugendo kugeza umwana angana nkuko atashye mu ijoro angana. Ntacyo rero nabasha kuvuga kuri BABRAH, gusa yari umuntu w'Imana, yari umukobwa wa Yesu, yakundaga Imana. Ikinejeje cyane n'ubu ngubu kimpa gukomera nkabasha kuvuga n'uburyo yabanaga n'Imana, ndetse asiga ubwo abyihamirije. Ntabwo twabishidikanyaho rero, kuko ijuru ryabonye umugeni. Imana ihabwa icyubahiro kubw'urugendo rwiza Imana yateguyemo BABRAH, akaba agize iherezo ryiza. Twari tumukunze cyane, imiryango yombi yari imukunze, abana biganye bari bamukunze, ababyeyi bari bamukunze, abashumba bari bamukunze, ariko yari umwana udasanzwe. Imana rero yamukunze kuturusha. Natwe icyo mbasabira nanjye nisabira ni ukujya mu mwanya mwiza tugakunda Imana, tukayigira inshuti nk'uko BABRAH yayigiraga inshuti, kuko isi irashukana ikashaka kutwiba igihe, ariko iyo womatanye na Kristo iherezo ryawe riba ryiza, kuko iyi ntabwo ari ubuturo. Aha turi mu icumbi, turacumbitse twese, nubwo twaba twubatse amazu, tukubaka ama etaje, tukubaka iki, tukagira imirimo myiza, tukiga. BABRAH yari umuhanga nk'uko mwese mubizi, kandi ntabwo ari wa mwana ushakisha ubwenge. Ubwe Imana yarabumuremanye nk'uko ababyeyi be babivuze, papa we na anti we. Imana yaramumwihereye ibimuha nk'impano. Imana yemera ko yiga arinda ageza kino cyiciro, ageze mu gihe kiryoshye. Nge nakunze ukuntu yamaze kurangiza amashuri y'isi agahita afata kwiga Bibiliya. Icyo kintu cyaranejeje umutima wanjye, gituma nkomera, ndavuga ntiyaba nanjye amaherezo yanjye yabaga meza, nkazataha ijuru. Gusa ikinkomeza nuko ijuru Imana yari inyemereye. Nzi neza ntashidikana yuko BABRAH umukobwa wanjye mu ijuru tuzabanayo. Imana ishimwe. Murakoze rero, simbarambira, byo kuvuga ni byinshi, ariko duhumure, duharanire twese kuzamusangayo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Izere mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngaho ndi namwe mubeyo. Amen. Aya ni amagambo y'ijambo ry'Imana. Hari amagambo Yesu yagiye avuga ahumuriza abantu, akabivuga. Hari n'amagambo intumwa zagiye zivuga zabanye na Yesu kugira ngo bakomeze abantu. Uyu munsi turababwira amagambo ya Yesu, twebwe nta yacu twabona tuvuga, ariko Yesu niwe nyirihumure ryose, kandi niwe ukomeza abantu batentebutse ndetse bacitse intege akongera akabubaka. Mu gitabo cya Hoseya 6:1 haravuga ngo ikomeretsa ni nayo yomora, nta wundi yakomora umuntu ni Yesu. Yesu arabishoboye. Aya magambo dusomye ni amagambo agira ngo twizere, twongere twizere Yesu, tumwizere, tumugire uwa mbere mu mitima yacu, twumve ko Yesu ashoboye. Ndagira mbabwire ngo Yesu arashoboye. Ijambo riratubwira muri Yesaya
46 murongo w'10 ngo Imana ihera mu itangiriro ikamenya iherezo. Haleluya. Bivuze ngo mu itangiriro rya BABRAH ndetse n'iherezo y'uriya munsi wo kuwa gatanu igihe Imana yari imuhamagaye, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yari imuzi. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yeremiya igice cya 2 murongo wa 4 ngo nakumenye kera utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe, nkwereza ibyo uzakora. Ayo ni amagambo Imana yabwiraga Yeremiya. Bivuze ngo Imana ihera mu itangiriro ikavuga iherezo, ikavuga iti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Imana ishimwe. Bivuze ngo nta gikuba ku Mana. Yesu ashimwe. Haleluya. Ku Mana nta gikuba. Ku Mana nta gikuba. Kubera ikintu cyose kiba Imana ikizi. Niyo mpamvu tugomba kugira ibyiringiro tukavuga ngo Imana yari ibizi. Yari izi BABRAH atarabaho, imushyiraho igihe cyo kuvuka. Imana irabipanga ibishyiraho, abaho. Iryo tangiriro irishyiraho. Bivuze ngo nta kintu cyabaye Imana itakizi. Icya kabiri ngo ihera mu itangiriro ikamenya iherezo. Ikintu Imana yahisha abantu kanyibabwire. Ntabwo ushobora gusimbuka ngo usimbuke uve mu itangiriro usimbukire mu iherezo. Umwanya uri hagati y'itangiriro n'iherezo ni Imana iwuzi. Ubuzima bwose buri uyu mwana yaciyemo, haba yaciyemo bwose, haba kwiga ubuzima bwe bwose ndetse n'imirimo myiza yakoze, ni ya mirimo iri hagati y'itangiriro n'iherezo. Iyo mirimo rero niyo nanone tuza kureba mu mirimo Imana ibidusaba. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Niyo mpamvu tutaheranwa n'ubwoba nk'abadafite ibyiringiro. Tugomba kugira ibyiringiro tukavuga ngo Imana yarizi BABRAH kundusha, ndetse yarizi n'iki gihe, kuko ijambo ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo. Nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Ni ukuvuga ngo iyo Imana yaje, hari indirimbo bavuga ngo nta wayikoma mu nkokora. Haleluya. Abanyarwanda bavuga ngo nyiri umuringo yaje ngo umuntu atega ukuboko. Umuririmbyi akavuga ngo Imana yacu kubw'imbaraga zayo ngo nta muntu yakoma imbere y'umugambi w'Imana ngo avuge ngo ibi ntibikunda. Yesu ashimwe. Umugambi w'Imana urenze ubushobozi bwacu. Umugambi w'Imana uraremereye. Umugambi w'Imana ni Imana. Turashimiye Imana ko umugambi w'Imana ntawe uhagarara imbere. BABRAH, haleluya, yakoze ibyo yagombaga gukora. Yesu ashimwe. Kandi Imana igashyiraho iherezo mu myaka yari amaze 25. Yesu ashimwe cyane. Ikavuga ngo mwana wanjye ndagusaruye kuko ibyo wagombaga kunkorera mu isi byararangiye. Ngiyi impamvu ya mbere twatuma twizera Yesu, nuko nta muntu yahagarara imbere y'umugambi w'Imana. Nuko iyi Imana yivuze irakora kandi igasohoza ijambo ryayo yavuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nanone twasomye mu gitabo cya Yohana amagambo Yesu yavuze, arayavuga. Ayo nanone akadutera ibyiringiro byo gukomera no kongera kumwizera. Yatubwiye ngo haleluya, ngo Yesu arababwira ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Umva inyungu zo kwizera Yesu. Nuko niyo upfuye uba udapfuye, ahubwo uriho. Ntabwo upfuye. BABRAH ntabwo apfuye, ahubwo arasinziriye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo unyizera naho yaba yarapfuye azagira gute? Azabaho. Bivuze ngo ntabwo yapfuye, kuko yakoze ikibanza. Ikibanza ni iki? Ikibanza yakoze umurimo witwa kwizera. Ni nacyo kintu cya mbere gikomeye buriya turutana. Benshi bakora ibiheruka kuruta ikibanza. BABRAH yabanje akora ikibanza, yizera umwami w'abami, aramwizera, amushyira mu mutima we, amushyira mu bugingo bwe, amugira uwa mbere, arangije akora imirimo.
Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo unyizera naho yaba yarapfuye. Haleluya. Yesu arabwira ati unyizera, Yesu arababwira ati nije kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese mwizeye ibyo? Natwe turiho tumwizeye turabe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Niyo mpamvu uyu mwanya tugomba kwizera Yesu. Nimugorora nababwiye ngo ibintu bituma twizera Yesu nuko, haleluya, nuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Icyo ni icyambere. Tubisoma muri Yohana 14 umurongo waho wa 6. Yesu ashimwe. Iyo niyo mpamvu ya mbere, nuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo umwizeye akubera inzira ikugeza kwa Data. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icya kabiri nihuse, icya kabiri, abasha guhumuriza abababaye, bakongera bakagira ibyiringiro, bakongera bakabaho, bakongera bagakomera. Haleluya. Kuko niwe umenya intimba zacu, ngo intimba zacu ngo yazishyizeho. Yesu ashimwe. Haleluya. Dusomye umurongo wa nyuma wo mu Baroma ubice 12 umurongo w'9, nuko Yesu yazutse, kandi mu kuzuka kwa Yesu nicyo kintu gikomeye. Yaba ataragikoze tuba twumva ko ari ibisanzwe bameze nk'abandi bandi bose, ariko iki kintu Yesu yakoze gituma tumwizera nanone, tukavuga ngo umugambi we nta cyawuhungabanya, nta cyawuhagarara imbere. Reka dusome mu Baroma haravuga ngo mu Baroma ni amagambo yongera basubiza inyuma. Ndimo ndavuga amagambo agendanye n'abari bafite ubwoba ko BABRAH yarangiye igihe cye, ariko afite ku munsi w'umuzuko tuzongera tumubone. Haravuga ku murongo waho wa 7, ahantu muhasurinye uhatwarwe ngo none nanjye ndahatwaye. Haravuga ngo nta muntu muri twuriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Nta muntu upfa kuko yabishatse, dupfa kuko Imana yagize gute, yabyemeye. Kuko twasomye ijambo ratubwira ngo ihera mu itangiriro ikavuga iherezo, ikavuga iti imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Uyu murongo wa 7 wo mu Baroma, niba havuze ukuntu ngo nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe, niba turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa kubw'umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa turaba umwami. Ndagira mwumve icyo kintu. Twihuje na rya jambo ryo muri Yohana 11 umurongo wa 15. Haleluya. Ya rindi Yesu yavuze yo kumwizera. Iri nagira tubwira ngo niba upfuye cyangwa n'uburiho, hari umuntu ugufite mu kiganza, ari we yitwa Yesu Kristo w'i Nazareti. Niwe mugenga wawe. Iyo avuze ngo ngwino uritaba, iyo avuze ngo icara uricara, iyo avuze ngo bahubaho, iyo avuze ngo ngwino mwana wanjye ubane nanjye, nuko. Ariko Imana ishimwe. Umurongo w'9 niho nashakaga ngo kuko icyatumye Kristo apfa, impamvu yatumye Kristo apfa, none akavuga ngo akazuka, ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye n'abazima. Amen. Niba yarapfuye Yesu akazuka, uyu munsi akaba ariho, yagira ngo n'abandi bapfuye bamwizeye nabo abasinziriza igihe cy'impanda niza bazakanguka, natwe tuzaba turiho tuzazamurwa. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Niyo mpamvu ari umwami w'abapfuye n'abazima. Yesu ashimwe. Ntabwo badufite na bumwe, kuko umwami wacu ataheze mu gituro. Umwami wacu ni muzima, umwami wacu ariho, kandi umwami wacu niwe mugenga w'ibihe, niwe mugenga wa byose.
Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu tutaheranwa n'ubwoba, tukizera Yesu gusa wenyine. Imana ishimwe. Icyo dusabwa ni iki? Kuko tubonye imirimo ya Kristo yo kumwizera, icyo dusabwa ni iki? Icyo dusabwa, iyo tumaze kumwizera, tugakora ubushake bwe bwo kumwizera, tukomatana nawe, tuba dusabye gukora ikintu kimwe, imirimo myiza. Kandi imirimo myiza iyo ngiyo n'umuntu wese ayikora agifite iki? Amahitamo. Iyi mirimo ndagira mbabwire, ntabwo tuyikora uyu munsi ngo tuze abantu babyine ngo mu ijuru ni heza, munyumve neza cyane. Oya, dukora tugifite imbaraga, dukora tugifite uburyo, ubutunzi bwacu, dukora tugifite ubwenge, dukora tugifite kuvuga, naho niho dukora. Aho niho ubwiru bw'Imana buri. Ntabwo wamwizera udakora. Jambo ngo kwizera kudafite imirimo kugize gute? Kuba gupfuye. Iyo tumaze kumwizera dushyiraho imirimo. Iyo mirimo ni iyihe rero? Ndagira mbabwire, imirimo dukoreye muri Kristo Yesu twaramwizeye, iyo mirimo niyo tugiye gusoma icyanditswe kivuga ngo iyo mirimo ngo ijyana nabo ibaherekeje mu bwami bw'Imana. Ariko iyo utamwizeye ugakora imirimo yose, yitwa ibikenyeri. Ese murizeye yitwa iki? Ibikenyeri. Ni imirimo itabarwa, kuko izamera nk'aya zahabu icishwe mu ruganda ntiyemerwe. Ariko imirimo wakoze warizeye umwana w'intama w'Imana, haleluya, ukamwizera akamugira uwa mbere, ukamenya ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ukamenya ko yapfuye akazuka, ukamenya ko ari umwami n'umukiza wawe, ukamwakira muri wowe, akaba muri wowe nawe ukaba muri wowe. Iyi mirimo tubona dukora ya sosiyale, iyi mirimo dukora yo gufasha nk'iyi ngiyi, iyi mirimo myiza yo kuza guhumuriza, n'iyi ngiyi waje gukora, iyo mirimo ngo yandikwa mu gitabo cy'imirimo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Iyo igihe kigeze niho duhagarara aha tuvuga ngo Imana ishimwe. Yari umuririmbyi, haleluya, yari umuririmbyi uzi uwakorera. Buriya iyo utazi ukorera ukora ikintu nabi, ariko iyo uzi ukorera ukora ikintu neza. Icyambere ugikora nta muntu ukureba, kuko hari umuntu ukureba uri mu ijuru, akareba umutima wawe, akareba imirimo ukora, akamenya ingeso zawe, akamenya ibyo utekereza. Wa wundi ureba ubwira, akamenya ibihishwe biribwina, bya bindi umuntu atazi. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Ngiyi mirimo, iyo mirimo iyo yikoze uzi ukorera, buriya ukamenya ukora. Abanyarwanda bavuga ngo uhinga mukwe ntagira gute? Ntabwo asiba. Iyo ukora umurimo mwiza uzi ukorera, ntusiba, ntusigana, ntukerererwa, nturambirwa, ntucika intege. Ikintu cyose ugikora uvuga ngo iki kintu ndagikora kuko mfite data nkorera. Yesu ashimwe, haleluya. Iyo mirimo rero ni hahandi nta kiguca intege, naho cyaba gihari nta kimwe cyaguca intege. Niyo mpamvu BABRAH tubona amagurupe atandukanye ahantu hose. Kaba ngo yafashaga aha, harimo abashumba benshi bari aha ngaha, hari n'ahandi handi yakoraga, hari n'amatsinda kuri za kaminuza. Bivuga ngo yakoraga, haleluya, yakoraga nk'uwenda kugira gute? Kuko aza hajya. Iyo uzi ukora uzi n'igihe cyawe. Niyo mpamvu mama yavuze, yari yatanze ubuhamya, aravuga ati, yaravuze umwana yabyaye w'umukobwa, aravuga ati uyu mwana ndumva nifuza ko nazamwita BABRAH. Ndagira mwumve iki kintu. Bivuga ngo we yararebaga, Imana yarafite ahantu areba, ngo numva uyu mwana ngo kugira ngo izina ryanjye ntirizazime. Barokore, Imana ibahe kumenya ibihe, Imana ibahe kugira gute? Kumenya ibihe, kandi mumenye umwami wanyu kugira ngo ababwire ibihe. Imana ishimwe cyane. Ntimukabe mu bintu mutabizi, ntimukagende mu bintu mutabizi, mwige kumenya ibihe. Bivuga ngo uwo dukorera turamuzi, haleluya. Kuko iyo ukora uzi, uba wumva ko azakugorera. Kandi data afite inzira nyinshi yakugororeramo, afite inzira nyinshi yaguhemberamo, afite inzira nyinshi yakomoreramo, afite inzira nyinshi yakugirira neza. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mwana yakoze. Niyo mpamvu
buriya hajya amaraso bavuga ngo tujye dukora nk'abazapfa ejo. Kuba ngo gukora nk'uzapfa ejo bivuze iki? Bivuze ngo umuntu ariyeza, umuntu aritunganya, yifuza gushaka ya mirimo imuherekeza, yifuza gusura batasuraga, yifuza kuvugisha atavugishaga, yifuza no kubabarira wa wundi atababariraga. Ariko se mw'abantu b'Imana ugasanga umuntu abana n'umuntu ati sinamo ijuru, ndagira iri juru rizajyamo abanyembabazi, rizajyamo abanyarukundo, ruzajyamo abihangana n'abashaho. Ariko uzabana n'umuntu warashyizeho igikuta, inshuti yanjye, iri juru ntabwo ari iryaso. Iri juru rifite kondisiyo, rifite umuntu urijyamo uko ameze n'uko ahagaze. Niyo mpamvu abana babati yari umukobwa w'urukundo. Iyo ufite urukundo ibintu byose bihagarara hejuru. Dukomereye amashyi menshi cyane.